Nongeye kubashimira ngo gukurikirana ibiganiro byanjye ku mbaraga z'ibimera. Imana iguhe umugisha, Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ikugirire neza. Ngiye mwumva kuri mikoro nitwa Beya. Turashima Imana vema ko yaturinze ibihe byatambutse ndetse ikaba yanatwongeye umunsi ngo kwacu. Uwiteka abishimirwe, abihimbarizwe. Kandi n'abatambutse ni ukuri ntacyo tubarusha, si ubwiza, si ikindi kindi, ahubwo igihe cyabo muri iyi si kiba kirangiye. Buri wese agira igihe cye, twe kitaragera. Rero ni ukuri tumaranire gukora ibyiza tunezeza Imana. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi wa none rero ntabatindiye, nk'uko muze mbabwira ngo Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yagasingishwa. Yaturemeye ibimera, ituremera ibimera rwose bitandukanye by'amoko yose. Yaturemeye ibimera bivura, turemera ibimera biribwa, ituremera iby'imitako. Ni ukuri iraturemera ibyo tugomba kunywa. Ni byinshi yaremye ibiremeye umuntu, kuko muribuka ngo yaremye ibintu byose, irangije ngo ibona ko ari byiza, hanyuma yigira inama yo kurema umuntu ngo abigenge. Ni ukuri ngo umuntu aremwe mu ishusho y'Imana, cyane umugabo. Nibubahwe aho bari hose, abagabo nibubahwe kuko ngo baremwe mu ishusho y'Imana. Ni copy paste. Yego. Uyu munsi wa none rero turavuga Imana, ariko hari n'abandi biyemeje kuvuga Sekibi, Satani. Akanya nk'aka ngaka rero njya kubabwira ikintu, ariko bamwe murakigirwaho impaka, ariko kandi kiriho. Ni ikintu kiriho, ni ikintu kiriho. Ngewe nza hano nje kuvuga ibimera bitandukanye n'imimaro yabyo ndetse n'icyo bifasha umuntu. Ariko uyu munsi wa none icyo ngiye kubabwira ni ikintu gitangaje, ni ikimera gitangaje. Habaho ibimera bisharira, hakabaho n'ibimera biryoherera, hakabaho ibimera bivura, hakabaho ibimera byica, hakabaho ibimera by'ibiyobyabwenge, hakabaho ibimera biribwa ndetse n'ibinyobwa. Ni ingeri zitandukanye, ariko hariho n'ibimera Satani yifashisha kugira ngo nawe akore imirimo ye ijye mbere kandi anagire abayoboke. Uyu munsi wa none rero ndababwira igiti cyitwa umurinzi, cyangwa se igitoma, cyangwa se ikivumu. Abantu muturiye ibivumu binini by'inganzamarumbu, akenshi aho ibyo misango njya nyibona ni ahantu hari ibivumu by'ibiharwe. Bishobora kuba ari ibivumu biteye ari bitatu ku rugo rumwe cyangwa ku nzu imwe. Ibivumu binini by'inganzamarumbu, bitatu, bitanu, yagomba kuba ari kimwe, bitatu, bitanu, birindwi, 9, 11, gutyo. Biriya bintu mu isi y'umwijima bifite ikintu bisobanuye ndetse gikomeye. Ngiye kubivuga, ariko abakoresha iyo nzira baraza guhura n'ikibazo. Bajye bamenya ko twabamenye, kandi rwose umwami bahisemo gukorera azabahemba. Ibi bivumo ahantu biri, waba utuye muri byo warahibonye utazi impamvu y'ibyo bivumo, y'iyo mirinzi, ibyo bitoma. Waba wenda waraje kuhakodesha, cyangwa se waba warahatuye bihari utazi ngo ni ibiki. Ariko mwabantu, ndagira ngo mbabwire, nta muntu utura muri ibi biti ngo agire amahoro. Ntabwo bishoboka.
yayagira ate? Ari ahantu muri ibyo biti hahora hagenda. Uriya wakubwira ngo jyana matera usase muri Nyabugogo mo hagati muri gare, usasemo hanyuma uryame, wasinzira. Ibikorwa birimo gukorwa, abantu bagenda, imodoka ziparika, izindi zisohoka, izindi zinjira, abantu binjira, abandi basohoka, bazunguza. Ibyo wasinzira se? Ntabwo wasinzira, ntabwo byakunda. Ndagira ngo mbabwire rero, mu isi y'umwijima, muri ibyo bitoma naho niko biba bimeze. Uko Nyabugogo iba imeze muri gare, naho hagati mw'ibyo biti niko haba hameze. Uko biba bimeze biteye, abari korutire ya gare, abari muri gare, hari ibintu abanyakibungo bajya bavuga, nuko abantu bakabyumva bakagira ngo ni ukubeshya abantu cyangwa ni insigamigani. Ngo bagendera ku dutaro. Ni inzira ikoreshwa, rwose, ni inzira ikoreshwa, igakoreshwa n'abo bantu n'ibyo biremwa. Hari abantu babizobereyemo kandi babikoresha kandi bigakunda. Ikindi cya kabiri, hari ubuhe umuntu aba ari hanze akajya akabona nk'igishashi mu kirere cyane, ngo ukabura kibuze. Abanyarwanda bo baravuga ngo ni kibono umwe. Si yo batwerurira bakatubwira iyo kibono umwe ni iki. Yewe ndagira ngo nkubwire ngo nujya ubona icyo gishashi ujye wambaza izina ry'Uwiteka, kubera ko iyo nzira aba ari inzira. Ni nko kuba uri muri kaburimbo iva nka Kigali ijya Gikongoro, urumva nawe iyo nzira uba uyirimo. Niyo unanakibonye ujye umenya ko burya nawe ufite ibibazo. Uba uri konekite kabisa. Abacanye itara ngo uve mu nzira. Yego. Noneho sasa ukuntu biba bimeze, nababwiye ngo mubifate ko muri ibyo bitoma abari muri gare, abanyakibungo nabo biboneye taransiporo itagoye, ariko iragoye. Ya taransiporo iragoye. Hari abadureva b'udutaro rwose ntabwo ari abantu basanzwe. Abantu baba bafite puissance diabolique rwose, kandi bagaheka abantu bakabashyika iyo bajya. Rero impamvu nababwiye ngo ni gare, nta handi agataro gashobora guparika. Oya, agataro karagenda kagaparika mu kivumu, kagwa ahantu muri ibyo bivumu. Gare rwose, gare z'udutaro twarazitahuye. Ni aho ngaho twatahuye gare z'udutaro gute? Ndagira ngo mbabwire ngo ahantu muri ibyo bivumu, ahantu bikunda kuba biri ni ahantu h'utubande hatanatuwe. Akenshi ni haba hanatuwe. N'iyo haba hatuwe, baba bafite ukuntu bahakoze bagashyiramo nk'irogi, urumva, bagashyiramo wenda ngo ni guest house, ariko ari ibitomo. Turiya dutaro turagenda tugaparika hehe? Kwa kiriya gitomo. Abavamo ubwo nyine baba babizi, ukabona nk'umuntu asosotse nko muri iyo nzu, kandi mukuri wareba ugasanga ari ahantu hatanagendwa cyane, hatagize gute. Ibitoma ari ibibabi yibwira hasi buri munsi, ukabona nk'umuntu hasosotsemo babiri, hasosotsemo batatu, bifitiye udukoni, bambaye ingofero, urumva, kandi kumbi yaparitse, yamaze guparika.
ugasanga yamaze guparika. Akantu karankanze. Ndagira ngo mbabwire izo gare ziragwiriye. Ni bene izo gare zaragwiriye. Gare zo mu bivumu abazikoresha baragwiriye muri iyi si. Abakoresha izi gare baragwiriye muri iyi si. Nimbivuga bariyumva. Bariyumva rwose, bariyumva, baragwiriye. Noneho sasa mumbaze ngo kuva hano wenda ukajya Kampala, Kigali Kampala, ngo Gataro ukahagenda igihe kingana iki? Kuva Kigali Kampala Agataro gashobora gukoresha iminota 20 neza pe, kandi yahetseho abantu. Urugero mbaha, hari ahantu i Kigali batajya hari urupangu runini, hariya haparikamo udutaro, hari urupangu runini ahantu hanini cyane, hari urupangu hafi yo kumurindi hejuru aho hari urupangu runini, hari ahantu haparikamo udutaro. Iki ahandi Kampala ho biranazwi, ni popera, ahantu nko kuri aho Trinity parika naho rwose ni muri gare, ko mbabwira ni muri gare y'udutaro rwose. Abantu bakoresha izo nzira bamenya ibanga, ariko nuko bimeze. Abantu bajye bagenda bari menge, banatega bamenye icyo bari cyo. Sasa rero iyo wagize umwaka ugatura muri ibi bivumu, ntabwo ushobora kugira umutekano, kuko bakubuza amahoro ngo uhimuke, hanyuma bajye babona uko bisanzurana na gare yabo. Ikizakubwira ko utuye hagati utuye hagati muri gare kandi uri umuntu utabasha kumenya izo nzira z'umwijima, uzajya kumva wumve nk'amashaza ku mabati, ngo ujye kumva wumve amashaza ku mabati, batere nk'amashaza ku mabati, aramanutse buhoro buhoro, ari amashaza akagwa, wajya kuyareba ukayabura, ukajya kumva nk'uruntu rw'urukonje rwa 10:00 ruvuye ku ibati, ruremeye nk'uruntu rw'urukono cyangwa urw'uruyongoyongo rwituye ku ibati, wasohoka ukarubura, ukajya kumva nk'ikibuye kikubise ku ibati, wasohoka nacyo ukakibura. Mbese nuko bigenda, ugahora usakuza ngo umuntu nterera amabuye ku ibati. Rwose nta kindi, ni ibyo ngibyo biba biri kukubwira ngo bavire hehe mu butaka, mu bwatsi. Utazaba umwana ukagira ngo ntabwo nakubwiye. Ni ukuri igitoma cyangwa se umurinzi cyangwa se ikivumu, imikorere yacyo nta kindi, niwo mumaro kabisa, niwo mumaro. Ikivumu gishobora guhingukamo umuntu rwose, ukabura ukabona umuntu arakwegereye aturutse muri icyo kivumu, abakoresha izo nzira z'umwijima. Ikivumu rwose ni umuhanda. Ngaho rero weho wankurikiye, urakoze cyane, kandi subscribe, niwumva iyi nkuru igushimishije umbwire ikindi nzakugeza, ariko igitoma tukitondere. Bajya bavuga ngo iyo umuntu abonye urugemwe rw'igitoma ngo aba abonye umunyana. Nta Yo
friends. Fule. Oh, ame, kaza tana. Tushuta ata. Aha, asete koteko. Hii shina kaka. Awile. Lachimata. Yamekote. Nuada nasaka nuada. Nukwa kata.